witwaga umukobwa, uyu munsi igiye kwitwa umudamu. Irongera ibwira Aburahamu ngo kandi aho uzakandagira hazaba umugisha, aho uzabana n'uwo mukwe wacu hose hazaba umugisha. Irongera amubwira ngo mu migisha Aburahamu we nguhaye nzajya ndwanya kandi mpagurukire abazaguhagurukira. Uburinzi bw'Uwiteka buzabe kuri weho, izajya kurwanira intambara iz'iburyo n'iz'ibumoso, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Yongera ibwira Aburahamu ngo kandi n'urubyaro rwawe nzaruha umugisha, abana bose bazabakomokaho bazaba umugisha ku gihugu, baba umugisha ku miryango yombi, baba umugisha ku itorero. Hazavemo abapasiteri ndetse n'abakomeye mu bana muzabyara. Imubwira imigisha ukomeye ari washaka kubaturaho. Iramubwira ngo we Aburahamu ubwawe nguhinduye umugisha, reka urugo rwanyu ruba umugisha, muhinduke umugisha. Niba umugisha, ibyo muzatekereza byose bizaba umugisha. Niba muhinduka umugisha, aho muzakandagira hazaba umugisha. Nimuhinduka umugisha, imishinga yanyu izaba umugisha. Nimuhinduka umugisha, aho ibiganza bizajya bigana hazaba umugisha. Nimuhinduka umugisha, ijambo muvuga rizaba umugisha. Nimuhinduka umugisha, ingo nyinshi zizajya gushaka inama mu rugo rwanyu kuko mwabaye umugisha. Mbatuyeho umugisha wa gishumba n'uwa kibyeyi mu izina rya Yesu Kristo, amen. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting more best everybody, and it's because of your kung fu. And anytime that I'm out of control, you hold me down. You never let go. Munagiso, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small but I'm mighty, and I go run up for you. And anybody waves I be, yes, no be you pull it, I be alright. And if I ever need saving. Abashyitsi rero nagira ngo mwegere ejuru mu byubahiro byanyu, dushimira Imana yaduhanze, dushimira Imana yatumye tugera ahangaha, yarenze abashyitsi bacu, tuyishimire kandi tuyihimbaze. Mwakwigira hejuru babyeyi beza. Mana turagushimiye cyane, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Izina ryawe abashyitsi twari dutegereje nabo barahageze. Mwami turasaba cyane kugira ngo ubane natwe umwanya wose turi bumaranga, turawukuragije kugira ngo ugende imbere, uzubane natwe twiyoborere. Urakoze rero, komeza kubana natwe kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Ariko abantu muhuje ubwema, unyemerera ko nzajya mbaha umwanya mukaba twakirira. Rero kubera abashyitsi tubonye, mwabaduhera ikaze. Mwiza mwana mwiza watojwe, uwo muco uzahorana. Bashyitsi bahire, urugo rwa Mugema na Atanazi rwabakiriye. Ikaze muri urugo muje mwisanga. Nkuko bisanzwe nyine ngo zitukwamo nkuru, nagira ngo ndebe uwo mugabo nyine waje baranga sahimbazwe turaho. murakomeye bwana Minyariko Jean Marie. Turaho iyo muraho turaho tumeze neza. Mukanya keza nk'aka rero dukunda kwakira abashyitsi, nagira ngo agire umuntu uzakwakire muri uru rugo. Imana niyo wafunguraga twatize Imana mu mushyitsi byose, ngira ngo uzi ko washize dutegurira isarura, none tumaze umunsi yo kwibohora, ndetse twari no kurya umuganura nk'uko ukwezi kwa munani twegereje bisanzwe bigenda. None rero twishimiye ko muje hano dusangira ibyiza by'iwacu. Murakoze.
musaza maze myaruko icyo nshima nuko Imana idukunda nacyagiye pasiteri atwita amazina amwe burya byari urugwiro yego amazina nagira ngo dusangire kuri amazina n'abashyitsi bose nzajya nkora icyo ukoze. maze rero usubire mu byimbo byawe wicare Yego wahawe ikaze maze dusakabugi dushobore gukomeza kuganira. murakoze cyane. Ukuri nk'uko nakubwiye ibitaramo dusanzemo ni icyo ngicyo maze kubwo ubwuzu dufite no kubishimira ubwo bwuzu tubafitiye rero dukomeze tuganire muhawe ikaze mushikame mwicare mutuze kandi mugubwe neza. murakoze cyane. nta kintu byabitwaye ari cyo bitwaye umubyeyi ntacyo bitwaye rwose. yego murakoze cyane. Muvandimwe Jean Marie Vianney n'abo muri kumwe nongeye kubasuhuza mwiriwe. yego yego turakwikirije mwiriho neza namwe. Reka nsabe abo twagendanye twaturukanye i Masizi bahaguruke tubasuhuze kandi tunabaye intashyo z'aho twanyuze n'abo twasize mu rugo. Ibi biganza nibibasuhuza bibereka urukundo n'urukumbuzi twari tubafitiye. yo Amahoro y'Imana bane namwe. amina amina. Muzehe twamenye neza ko k'uyu munsi muzaba mufite igitaramo cyiza kandi tugira amahirwe yo kugitumirwamo kugira ngo natwe tuzabafashe kukizihiza ndetse no gutangamo ibiganiro bitandukanye kuko ubwo bumenyi tubufite. Tukiva iwacu rero kwa Matiyasi kuko twari tuzi ko mufite abashyitsi benshi batandukanye, ntabwo twaje amaboko masa nta kintu tuzanye, twabazaniye intwererano kugira ngo ijye mu zindi ibafashe kwakira abo bashyitsi batandukanye. Reka nsabe umuhereza twagendanye ayinshyikirize, namwe mbasabe mu cyubahiro cyanyu muhaguruke duhuriremo hagati mu nyakiri iyo ntwererano y'umuryango wa Matiyasi. Bw'intwererano bwaturutse mu muryango wa Matiyasi uje mu muryango wanyu kugira ngo igitaramo cyanyu kirusheho kugenda neza kandi dukomeze tugirane umugisha. Murakoze kuyakira no kuyishima. Turabashimiye kandi si ubwa mbere abakiranye neza barongera dusanzwe tuvinda imwe tuvukana duturana dusangira akabisi n'agahiye. Uwo musaza ntawe ukiri uwabo rero Matiyasi uti rwose nubwo utashoboye kuhigerera nizeye ko abahungu barabizizi kandi n'abahungu bamugemana muri uwo muryango wacu intore zitari intoragura mu iki. Reka rero tugire igitaramo cyiza twizihirwa twese. Murakoze. Nawe urakoze. Ariko tukiva iwacu kwa Matiyasi bari batubwiye ngo intwererano yacu nimumara kuyishima tumuze kuturebera niba hari umwanya tutarogoye gahunda yanyu ku ngingo mwari muri kwigaho. Nimubona hari umwanya ingingo zanyu hari aho muzigejeje, natwe mwaduha ijambo muri iki gitaramo tukabataramira kuko niyo mpano yacu. Murakoze. Urakoze cyane bazina. Yego. Kateretse reka mubaze mumanure umukungugu nabonye no kuva Masizi hariya bikomeye, hanyuma tubone gukomeza ibiganiro ariko ijambo murarihorana mu rugo iwacu. Nsabe wa mukobwa wa muhereza wanjye twagendanye ampe ubuki bwo kuvugiraho ijambo. Ntabwo navugira ijambo ku ntwererano. Murakoze tubiteze amatwi kandi twishimiye ibyiza bivuye iwanyu.
uzi nta cyava kwa Matiyasi ngo kibe gifite inenge. oya urabizi turakijijwe, uzi ko twasenganye dukora umurimo w'Imana, ibyo byose ibyo dukora byose biba biherekejwe n'ubutware bw'Imana. Ubu ni ubuki bwo gusasira ijambo ry'umuryango kubera uburemere rifite, kugira ngo turivugireho muri twakirire. Iyi ni isaso yo kurisasira. Yego. Noneho ariko riraba ari ryiza nk'uko ibivi wanyu bitagira inenge cyane, ni iry'urukundo ziko dukunda. Reka nze mpamagara umwana mutume bagezemo maze ukomeze yenda kugira ahangaha tugihagaze ahangaha mu ruhame tutagombye kujya kure. Nta kibazo rwose, ari cyo ubwira gusa. ntabwo ari mwe mwira mwenyine, mwaba muciye akabogi. Tumirwa muryango wa Matiyasi, murabizi ko turi umuryango kandi tukaba turi inshuti. Mu minsi ishize twari turi hano muri uru rugo rwanyu rwa Mugema na Atanazi, tuzanywe n'urukundo, dufite ikibazo twari dufite, twagiraga ngo abe ari mwe mudufasha kugikemura kuko twanywanye kandi tukaba turi abavandimwe. Twaje rero dusaba irembo ry'umugeni, mudusaba icyerekana ko tutari abatekamitwe nk'abandi, mutubwira ko hari benshi bageze hano bakarisaba ariko mukabahereye kubwo, ariko twe dusiga ikimenyetso cyerekana ko tuzagaruka vuba. Ubwo rero kuri uyu munsi twari tuje umuryango mugari uhari, kuko icyo gihe twabivuze turi bakeya namwe muri bakeya. Kuri uyu munsi rero muri iki gitaramo twari tuje gusaba umugeni, twafatiye irembo tugatanga n'ifatarembo. Uwo mugeni dusaba yitwa Nyiransabimana Tasiyana, turamusabira umusore wacu witwa Kwizera Joshua, kandi dufite ibimenyetso birenze kimwe bitwereka ko uwo mugeni ahari kandi ko muduha mu gihe tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza. Tubaye tubashimiye mubyeyi mwiza, Imana ibane namwe, amen. Kuza mu gihe twateguraga umusaruro, duhundura ibigega, duhanagura imitiba, nubwo ngiye kugaruka mu gihe cyiza nk'iki dukunda guhura tukizihirwa twese, nibutse ko icyo gihe hari ibindi biganiro twagiranye. Mu by'ukuri rero bwana Vianney wabanye n'imfura, Matiyasi yari azi kubana, nta kiri wabo rwose yari azi kubana. Matiyasi yabanye ku rugerero na Atanazi, kandi natwe barumuna babo n'abana babyara no mu mashuri bariganye, nta wacu undi nyuma. Cyo nenda yakubwira rero nk'amagambo aho twayapfundikiye, twavuze ko twatanze umugeni bari bahari koko, ariko tuvuga ko umugeni atari uwumwe. Nicyo cyatumye natwe muri iki gitaramo twizeye ko muzaza. Twatumye kuri ba nyirasenge n'abandi bakure ngo umunsi nyamukuru tuzawugereho, nabo babyiyumvire, nabo bitangira umugeni. Twaramutanze kandi tubika utubiri, ariko ibyo ari byo byose nabo bafite ijambo. Yenda niba hari ubuhemu bwigeze bubaho kwa ba nyirasenge bakaba bamwimana, ariko nibaza ko kubera urukundo tumaranye igihe n'umurava waturanze, twakomye kubatelefona bumva ko nta nzigo ibi wanyu. Mumpera amashyi. Nta nzigo mu bana b'Imana, nta mushiha. Izo mpundu ni iz'Uwiteka. Babyeyi, nta nzigo. Ubwo rero nabo bakaba baje babukereye kusira ku kivi twari twasubitse, baje kugira ngo dufatanye tugisangire tunagisoza, kuko nzi ko
amagambo atavunaguritse ngo ntakorwa mu ruhago. Yego. Kandi abake barasa n'abisunga amasaka, nubwo tutari bake, kandi ubuke bwacu burakagwira, turi bake beza, uburo bwinshi ngo ntugire umusururu. Ariko ndumva imiryango yombi yakwiha amashyi kubera ko nta makemwa iranga imiryango yombi. Mwese mwiha amashyi. Yego yego. Maze rero nk'uko wansigiye ubutumwa na bagenzi banjye twari kumwe n'abandi tukagerageza kubatelefone, ndetse bakaba baje uyu munsi, baje bose ndetse n'imiryango yose ntabwo yari ihari. Nagira ngo wafashe irimvo ndetse utambitsemo n'imyugariro, ariko nakubwiza ukuri yuko umuryango wa Tanazi nta wawumeneramo ngo aze guca inyuma. Umwugariro wugariyemo washyizemo nta waje ngo awukuremo, ahubwo ngira ngo waje kuwerekana mu mugaragaro kuko twarakuragiriye. Noneho rero turagira utubiri, ibyo ari byo byose nagira ngo utwereke uwo mwugariro ukuremo ku mugaragaro, twese tubishime, hanyuma dukomeze ibiganiro byacu. Reka nongere nsabe abo twagendanye bakumpera amashyi, twishimire ko uvuze ijambo ryiza mu izina ry'umuryango, ko nta kibi iyi miryango yacu kiri hagati, kuko aho twagiye duhurira ni mu masengesho ku murimo w'Imana, kandi uwacumuraga yasabaga imbabazi Imana. Ubwo rero kubw'ijambo ryiza unyemerera ko umugeni ahari, kandi wowe n'ubundi wari waramumpaye icyaburaga ari abantu benshi batandukanye. Ndagira ngo nshime iryo jambo, nsaba wa muhereza wanjye anzanira n'ubundi umutobe wo kugushimira kubw'ijambo ryiza wakiriye ugejeje ku muryango wacu. Munyemerere mujyejuru mwakire ububuki bw'ishimo. Turabashimiye kubw'ijambo ryiza mutugejejeho, mutubwira ko umugeni ahari, kandi munatwemerera ko twasaba umugeni. Ubwo twaje tunikwiye, nimunadukosha turabakwera. Murakoze. Rwose urakoze bazina mutagatifu. Ubuntu bwo mu rugo rwa Matiyasi burasanzwe, kandi natwe tukagira urugwiro, kandi musaga tukagira iwanyu, ba masenge bashingiwe iwanyu, twese dusanzwe ari ubukwe na bwishywa. Kandi mu muco nyarwanda muzi ko umukobwa arizana inzoga, ariko nzi ko muhora mwikwisha, kandi nkaba nzi ko ari mutuma inka, zana inka, ni amazina ya kinyarwanda. Maze rero nk'uko mwasabye ijambo ryiza kandi ukaba wanarishimye, none umuhango kugira ngo byerekeye imiryango uhawe ikaze, ubikore neza kandi kuri gahunda. Urakoze cyane, ayo mashyi n'impundu rwose. Reka mbanze nguhe umunani wa mbere wa Gihanga. Abo twagendanye nyabune, nitwa Minyaruko, namwe mujye munyaruka nkabaso. Ese yewe mujye munyaruka, mwagize isoni sahani mu rugo, mujye mubinyarukana. Munyemerere mujyejuru muzehe Jean Marie Vianney. Aranyaruka nubwo ubona ashaje, ariko yambujije no gushaka bujugunisha nako gasiporo kaba gakenewe za rubaga impande.
muzehe, iyi ni isuka. Isuka ikora imirimo myinshi. 8 wa mbere. ubundi rega ndabizi ko ari nayo nka ya mbere. Yego. Nta nkitagira isuka, imwe ni umukenyero undi ni umwitero. Yego. Rero inka ya mbere ni inkwano ya mbere, nayishimye ni rugori. Bayishimye nimutange amashyari. Nagira ngo banyakirire. Hariya iriya ninanirwa uzifashishe n'iyi ngiyi. Isuka yacu ntabwo ari incike, ntabwo inka yacu ntabwo iba yonyine, igira na murumuna wayo irana imfizi mu mahembe. Ubwo nk'umwana shyirira nabo ziko mfite intumwa nyinshi. Muzehe mwiza, ugeze mu zabukuru, si byiza ko uzajya ufata umuhoro ujya gutema ubwatsi, amabava akaza. Iterambere ryaraje kandi nawe rigomba kukugeraho. Nuzajya ujya kwahira, uzajya wifashisha iyi mashini, ubundi wahire amabavu abe make. Password cyangwa se umubare w'ibanga ni 12. 12 rwose. Iki ni igicuba. Iki ni igicuba uzakenera kudahirira inka, uzakifashisha. Murakoze bakumvira amashyi. Kuri umutunzi. Tugeze muri viziyo, ntibikiri ngombwa ko dukoresha ikibumbiro kiri ahantu kitahava. Haje ikibumbiro bita mu rurimi rw'amahanga kiri mobile, kigendagenda ugendana. Ni ukuvuga ngo iki ni ikibumbiro inka zizajya zinyweraho, kiri mobile. Mukinyakirire. Bana ndabumva neza. cyane, nagira ngo hari ababyeyi n'abawe bashobore kuza ibi bintu, dufate ifoto yabo z'inka zitarasubira mu rwuri. Niko bimeze, uravuga neza. Baze barebe ikibumbiro cya kijyambere n'igicuba n'imashini. Yabo rwose bizihijwe n'ibi birori no kuba bakosheje bakabona inkwano za mbere. Hari n'izindi twizeye ko nazo ziri inyuma zije. Mbega ngo biraba byiza, byiza bikananyura umutima. mwerekanya abo muri bo. Mukanya ndashyiramo agakiza ni yakomejwe n'amaraso. ndabumva neza Jean Marie. Urakoze koko, inkwano za mbere turazishimye, n'ababyeyi bazishimye. Ubonye ko bazakiranye urugwiro n'ubwuzu bwinshi cyane, ariko kuvuga no gutaruka, ariko sinigeze kubica inyuma cyangwa ngo mbyihorere. Burya haba inka nyamukuru, inka ya indi y'amaguru ane, ya indi y'umukamo mwiza, ariko inkwano z'iwacu urazizi, n'ibuga ryari rimwe. Ariko nizeye ko n'izo nka hari wasize iwacu mu rwuri, kereka niba wari uje kureba yenda ko yibarutse iyayo, ariko nzi ko nayo iri mu zindi cyane. Ndumva mwabimenye munakibyibuka. aba ntabwo
urugo rwacu ntabwo rugira amahugu, kandi nkwizeze yenda ko n'ibyakuzinduye nabyo bihari ntawe guciye inyuma. yego urakoze cyane, maze wicare utekame wishime kandi ukomeze kugira urugwiro n'ibyishimo. murakoze cyane muryango mwahaye iryo jambo koko mwarihaye amashyi, impundu zikaba nyinshi. Yumvise hasi ya na turamucyura tu, twayibonye isa neza cyane. waje umbwira amazina, kandi ibyo ari byo byose amazina ntaba ari ku gahanga k'umuntu. nagira ngo ibyo ari byo byose niba ari we Yoshua, niba ari wowe nde, niba ari we Kwizera, nigeze kumva ayo mazina. niba umusabira ari undi, nkaba nari nkeneye kugira ngo menye umusabira mu bahungu ba Matiyasi, munyereke ndamusuhuze rwose, ndabigusabye kandi imvura isaba indi. murakoze cyane. urabizi ko nkuze twakuranye. icya kabiri, umusore nsabira ntabwo twari twagendanye, ariko mu kanya gashize ambwiye ko ageze muri iki gitaramo, kuko ntabwo yari kuza aho abasaza baganira ngo yumve ibyo tuganira. ubwo rero ndashaka kumukwereka ni ka gahungu kajyaga najya nkunda kugutumaho gatembereza ikigurudumu, burya karakuze. reka nze nkakwereke. murebe rwose iyi karakuze n'utari ugaherutse. Yesu nakita ko je ndumva ari ubwo yatangiye. ubu ntabwo tugaheruka ari agahungu, ubu yarakuze. ubu ni umugabo yashaka kujya mu byigwa by'abakuze. reka nze rero ikoranabuhanga ryarabikemuye, reka nze muguhamagarire mu musuhuze. Kwizera Joshua, itaba umusaza hano mu gitaramo. ashaka umugore ibiki n'ibiki, urara utariye ngo serebateri ntakirya ntakiryama, ngo asigaye atunzwe n'ifoto y'uwakunda. tebuka hano. ubwo rero Kwizera Joshua ari buze gutera intambwe imbere yegera umusaza kugira ngo amusuhuze. niba koko umusaya warajeho ubwanwa ukanga ubwana. Kwizera Joshua, seruka. Yo, dukomere Imana amashyi. umusore mwiza Kwizera Joshua n'uyu nguyu rwose. yo ati muraho. yego rwose. kuri gato cyane. dukomeze twitwara mu kimeze. yarakurinze, ndabona n'umutarimbuka utakubasha, ndabona uri sidori bakomeye, n'uwakubita umutarimbuka mu mutwe ntabwo wabibona. ntacyo yaba rwose. Jean Marie yarakuze, ntumuheruka ari akana. agatwara ikigurudumu, akubita igikurudumu cyane n'igikobwakobwa cyane. abandi basore shamwe mu kanya bamuseruka. mwamubonye rero MC, mwamubonye. ngaho ibisigaye nahawe. ndasaba Joshua akiri ahangaha imbere, ngira akantu musaba. aje afite, niba bose bitwa ba Joshua, numvise bahamagara Joshua, tubona hahagurutse abasore benshi. birashoboka ko bahamagaye mu bwinshi ba Joshua bagahaguruka, ariko nanone birashoboka ko ari abantu bamugaragiye. ariko nagira ngo umwe mu bakuru bamugaragiye, nk'umuntu w'umwami, nagira ngo ubarebe neza. reba mu bantu bakugaragiye, ubarebe neza, ubarebe. igira hino se ubundi, igira hino, igira hino hano, barebe neza, barebe, witegere. noneho twe turi abarokore. uw'umwami yatonze inkoni, urabizi ko yakize. nagira ngo mu bantu bakuru, abantu bakwegereye, mu bantu mbese wumva bakugaragira ba hafi cyane, nagira ngo umutunge inkoni. namwe murigira ku murongo rwose muringaniye. Joshua agiye gutoranya, muringaniye mwese, ntawe uri imbere nta n'uri inyuma. noneho arebe umuntu mukuru
muri aba ngaba bose umuntu wamugaragira ahantu aho ariho hose wamuba hafi cyane mutunga inkoni rwose. Aha, tambuka rwose, tambuka. Urareba ko mukomera Imana amashyi cyane. Noneho abandi urumva ko nyine ibintu bise byikora, murareba uburyo mwiranje hano hafi hose, ariko hano hari abantu baba protocole ba hafi cyane, nagira ngo mubereke ahantu bicara. Bakoze igikorwa cyiza kumutugezaho. Baba protocole banjye se mwereke hano bano basura ahantu bicara. zirusha kwera ari nyamibwa yakuze neza mwini wacu baragushaka iyizire sine ya mwiza uw'imico myiza idasanzwe iwe nyabusumba zipfura intege bwiza bwanyu ndutira bose ari hehe ari hehe ari inyange zirusha kwera ari nyamibwa yakuze neza mwini wacu baragushaka ngwino se nyamuseka zigashoka. ariko murabona ko niba mwamusuhuje neza mwumvise ko hari ubumuga afite mu rubavu rw'ibumoso. Ntabwo mwabyumvise niba mwabashije kumusuhuza neza. ubundi rega ni imigani y'ikinyarwanda. Yego. uwawe watunze ntagutunge, uko ntacyo wanyimye kivuye kwa Matiyasi. Nasanze mbese mbonye amaze kuba umusore uhamye kandi wanyeretse ko ari nawe wasabiraga, umunsi usa n'uyu ntakarare wenyine. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Data n'umudokiteri nanjye ariko namubonye. mwabyumvise Rwose. Joshua rero n'ubu ntaraseka kubera ubwo bumuga Afite ubumuga nabo. Nuhagera rero muramuseka, murabona ari guseka. Nanjye mumunyorereze nanjye mprofitireho musuhuze Joshua nawe yoroherwe. Murakoze muzehe. Maze muri make nanjye nari namaze gukora kuri cya cyuma. Ntabwo akirakana. Abana bacu ko ntawigeze ajya mu muhondo cyangwa mu mutuku, ko bakuze bamwe nka urumva hari umubare wacu wagwingirana. Ntaho byaturuka. Mu kanya rwose wihangane nko guhumbya kwijijura umubongo. Natwe nta kitwirukansa. Joshua mu bantu bari aha ngaha afite amatsiko akomeye, umutima uri guteraguza na bwa bumuga, ariko umubyeyi wacu ashobora kuba yabonye umuti kubera ko yavuze ngo hari uwamukiza. Yaje umwiza wariboye, yawaberewe no gucunda amata, yawaberewe no gutereka, yaje umwiza wariboye. Yanze guca ibikari we, yewe yaje aherekejwe n'umuryango, yaje umwiza wariboye, yaje nyamuseka zigashoka we, kandi yanga zikarumanga we, yaje umwiza wariboye. Yewe yaje uwariboye we, yewe uwariboye inda n'umugongo, yaje umwiza wariboye, yewe yaje kibasumba we. Agiye impaka ninduza mwegukana mama, nimwumva abahungu bahanitse nayo
mirya y'inanga ikiranurwa n'ayo majwi meza y'urusobe, ikibasumba nawe yaba yaje mama. yo amashyi menshi rwose, umukobwa mwiza ikizubazuba. Yo yewe yakowe indangamirwa y'ingondo, yewe gitare gitebeje umukondo, mwiza wayo ziyoni yihazaba wa mukobwa mwiza wakugenje amanywa nijoro, witegereza urebe ko ari we, nusanga baba baguhinduriye mbwire, nagira ngo atere intambwe agusuhuze rwose. iryo kosa ntimwarikora, ariko naza banze musuhuze nanamwitegereze tera neza. intambwe mushiki wacu. Uraho neza Tasiya? Yo ati muraho. Yo Yesu ashimwe. Ni amahoro. Twageze hano kare iwanyu, wowe wari uri mu mirimo, ndabizi uri nyiramirimo, wari uri mu kazi gatandukanye, twahariye turananywa, kandi ubuki twanyoye twari ubwo kugusaba. Ubu tugiye kukujyana mu basaza bawe, ba mama bawe, ugiye kubasiga. Ese uremera kujyana natwe? Ayo mashyi ngo aremera kujyana natwe, baremera kujyana natwe, yisangire Joshua Kwizera, umwana yakunze. Tasiyana, wemeye gusiga mama wawe? Wemeye gusiga abavandimwe? Wemeye kwijyanira natwe aho uzajya ubabona wasabye uruhushya koko? Koko arabyemera. Imana iguha umugisha. n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa Utariye, udasinzira, ukoresha ibimenyetso kuvuga byaranze, igisubizo ari kimwe, seribateri ntakirya ntakiryama, ukanyura inyuma ukabwira abashiki bawe ngo Tasiyana, Imana, gusaba Imana, Dogiteri, imbavu, igisubizo kirabonetse. Nguyu Tasiyana wabadutumye kugusabira, ndetse turanamukwa. Egera hino. Umva nteranya abasore ngakiranura abasaza. Genda umwegere, ariko ubanza usobanurire ririya hurizo. Niba ukuze, ahasigaye nahawe. yo aratambutse rwose, umusore mwiza. Harimo kuruhuka. Joshua rwose ndi kubona abanjije gusuhuza aba escort be cyangwa se basaza be baje. Ego ndi kubona bya bintu bikomeye cyane, ndi kubona ibintu bimeze neza cyane. Rubanguza nkwaya rwa nkubito, umusore w'igikundiro aramwegukanye, amubonye amushaka. Joshua nanjye mudakirwa yari yanze guseka, kandi igihe cyose twahereye duseka ariko ndebera yahise amwenyura, ameze neza. Hari ibintu bigezwa muri iyi minsi ngo ni umuti, ariko ndi kubona abonye farumasi we. Wabonye farumasi nta nubwo ari umuti. Ariko mana Joshua, nenewe impamvu yari yabaye seriye mama. Ariko mana ati muraho, azambwira uko yahabonye nanjye ngereyo.
twebwe ntabwo turi kureba neza, nagira ngo dukore ibintu biri ku murongo neza cyane. Ati nkwambitse impeta, iyi mpeta ndayikwambitse kuri Musumba zose, ikwereka ko abantu bose, abakobwa bose n'abandi bose ubasumba. Ariko mana mwakomeye Imana amashyi, ibintu Joshua ko Imana bimubweke yo Imana ishima cyane. bishatse kuvuga ngo utaha ni njyewe, nukuri nanjye nzarwubaka nkarukome. aramujyanye Rubanguza nkwaya rwa Nkubito uw'igikundiro, aramujyanye Rwizihirangabo rwa Mugenza imfura mu bahungu. ndabona imyaka nanjye yansatiye, utaha ni njyewe, maze ngahesha ishema imiryango, nkitwa umubyeyi mu bandi, nkitwa papa w'abana, nkitwa imfura mu babyeyi. nta byiza byasumba ibyo, nta byiza mare batemba uhamari wori, naramuhonya agorora ikimero, akebutsa ndetse ndo y'icyo kibibi, icyaha mu bibimbuye mu buhanga, kikamurangiza mu gituza, kikamutembera mu mukono, numva inkongi ndemye mikome, ikibatsi kimama mu gihumbi, n'igicumbi igicu nituze, n'igicaniro cy'urukundo, yarugukwizaho rukakotsa, ntunakagukenga urwikure, ukarwitegeza rugatwika, ukumurimbo ugashyura uruhimbi, ukumurimbo ugashyura uruhimbi, ijoro rikimuka ukimurata, uwanyira nuhura n'ibihinda, akamu mwanya wo kumuhimba, namuhera bugihumura, umunsi ukira nkimuhugiyeho, naramubonye avuna umurimbo, andabuzwa atangira akaririmbo, nsanze arihogoza ndatuza, nkomeza kumva uwo muhogo atunze, uko nakarangamiye ibyo byiza, nsuma wese mugwa mu byano, nsanze ari juru ry'umwezi, nanjye mpimbira uwo mwato, niko kumwituma nkakurutwa, nsubiye mwita amarebe yera, nsubiye mwita amarebe yera, kanatemba w'amaribori, n'umuta uko urutanisha, n'ubutijima bw'urukundo, n'urukenyerero
inseko nziza, kumuvuga n'ukwandika igitabo. Mu buzima habaho guhirwa, kukugira n'umugisha w'Imana. Uri indoro nziza nizirwa nkureba, igicamunsi cyose burya ni wowe manzi ya mwiza urihariye. Turi kumwe mba numva nkomeye, ungana mibambwe nkova imbere. Urukundo ni ntakumirwa, nzarugukwiza maze wizihirwe. Imyasiro ya none yahawe umugisha, mwanje gahanza mu Rwagasabo, abarugera amajanja barirushya. Wasimbi ryanjye horana Imana, ndirukabuza nje ngusanga nguteze yombi. Uteye imbabazi nyina wabeza, wahimbye amatako rugori rwera. Ukunda ejo n'ejo bundi nyamibwa we. Urukundo ni ntakumirwa, nzarugukwiza maze wizihirwe. Simbi ryanjye maze urusinde, urukundo rwanjye maze urusinde. Urukundo ni ntakumirwa, ati muraho neza, ati wantoje neza, ati wajyaga unkubita nabitinze kuvoma ariko byabaga ari umuco mwiza untoza. Ariko mana bakuru ba Joshua, bakuru ba Joshua, hano hantu hashobora kuba hari igitangaza. Hari ibintu byajemo n'amarira rwose, ubona ko hari ibintu Imana ibikoze, kandi ibi bintu mujye mubiha agaciro. Imana ibikoze, yo ubona ko hari igitangaza Imana ikoze rwose. Nta kintu bitwaye rwose, kurira nta kintu bitwaye. Hari ibintu umuntu aba yibutse akavuga ati ntacyo reka ndije, kandi ibintu biriza umuntu w'umugabo burya biba bikaze cyane. Yego rwose, ati ndagushimira muri iki gitaramo. Mana mufate n'agafoto, urumva ko ari kumushimira ati Imana izamume mbere sinabona icyo muhemba.
mwakomeye Imana amashyi rwose. Joshua aravuze ati ndagukunda, nawe ati ndabyemeye, urareba ko ntago byagoranye. Nawe ati akibyemera, nawe rwose mwakire mu buryo bwose wamwakiramo wateguye. Ongera tuganire, tubwire ibyiza by'urukundo, twumve ibyiza byo gushaka.